ibisa niyo twaganiriye nimugoroba turavuga ngo iyo utabereye maso ubutunzi wabikijwe n'Imana wowe iyo utabubereye maso abatasi abamaleki abafilisitiya n'abandi baragutata neza no kwishira bakanyaga iby'agaciro barahawe n'Imana Yesu. Iyo tutabereye maso ibyo twasigiwe n'Umwami Yesu Kristo, abanzi baradutata bakatwijana bakatunyaga ibyo twari twahawe n'Umwami Yesu kandi agaciro. Haleluya. Iyi si Bibiliya isivuga ngo umunsi Satani yamanukaga avuye mu ijuru, Imana ikamumanura ikamutikura nije shefu gahano byakaba bashefu babiri ubwo usaze ngo nawe hano gasiko sikiri gadacuzi ubwo nawe utomuse mu nabo babiri baguhe nk'icyubahiro cyane nije gasinziye mbere manuka kandi Satani ngo niwe wamurikiraga yarumuraga ibindi wa wundi ugitangaza agahimbaza Imana bene zawe igikomeye umunsi rero agatima kajemo ukwizamura Imana iravuga ati ngaho bwene icyo gihe twagize umwanzi hano ku isi ni uwo munsi twagize umwanzi ijuru riravuga ngo isi igushishana isi wishana Imana ikiwe muri umwanzi uwo munsi batangira kurira abana mwisiga ni Adamu na Eva kandi Satani yaramaze nyine itangira kuja kuyogora umugambi w'Imana kuri Adamu na Eva. Umwanzi birivuga ni umwanzi utubuza urugendo turimo kugana umugambi w'Imana. Haleluya. Kandi ikiremeza ko bavandimwe bitugoye no amateraniro y'uyu munsi bantu yarashize mbabwiza ukuri abari muri mu kazi abahaye bakora Imana bakiremeza Paul yandikiye ririya torero ry'Abatesalonike ndagira yarabwiye kudakora ntaka ntukora ni kwisi abari mu kazi Imana bakiremeza ariko abenshi none kuwa gatandatu bararyamye hano ntibararyamye ngoye tibararyama icyo kikwemeza ko amateraniro mu bantu abamaleki baraje banyunyuza ibyishimo byo ku ikanisa banyunyuza amateraniro y'umuntu baranyunyuza baratwara Haleluya. 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 Amen. Amen. Turinde cyane ubutunzi twasigiwe n'Imana Yesu. Muri ndaravuze ngo dushika sana uricho nacho basasije mutu ubutunzi twasigiwe
n'umwami Yesu iyo tutawubereye maso abandi muragira ngo n'amarira ibyishimo wagiraga mu rusengero iyo utabibereye maso abamaleki barabinyaga bakabinyunyuza wasigara mubwira bikanisa ukajya kuri WhatsApp ibyishimo bikanisa byagize abamaleki barakunyaza. Haleluya. Basi mzee huyu mwenda. Ndio mwanamuzamira wisibiri. Tukafundana. Tugiroka na tips. Roba ya tiwa wa kwezi. Ukuri muza ukazana n'uyu mugabo ukabutaramira saa kenda mugabo ukatemba gasimodoka ugatahwa. Tadafwa. Shina naje. Mboni na hali chote. Iwacu mubwire ushaka ibintu bizafasha n'abana sinzi ko meze neza none gamutegeza bizafasha hanyuma ca ifuso yawe iriya ntitubayizi bazamura kameze n'agakobwa kana bazamusiga umucuranzi yavuye amaso zose wabona bazakumve iriya kandi nawe n'abacuranzi ntibamuzira naje mbonye bokere wambwira ati umucuranzi basanze hariya hantu wobwira umugisha ukamwumva sinzi none ndakumvise tubona buri muntu atabereye maso y'impano Imana yamuhaye abamaleki agasohoka hano tukaza dusigara duhura nawe n'ahaya mutabira amazi. Amen. Iyo utabereye maso gutya abamaleki bakura mu kanisa bakakujana hano mu rugo cyangwa aho tubere maso impano twasigiwe n'Umwami Yesu tuyakuye tuyizigame ntawundi umugisha wo kwira twese Kristo niwe shingiro ry'umunezero w'iteka. Amapepe y'abamaleki iyo twabaye imbere y'Imana Imana dutiza imbaraga tukariraga amapepe y'abamaleki tubara abashimwe n'imbaraga abashimwe bangwa n'ibyazi tuba turi mu kibuga turi mu kibuga ikibuga tukira turi mu kibuga kuko iyo tubaye guhinduka abamaleki baratwinjiza kandi natwe tubaye maso amaze tubashakira abamaleki turi mu kibuga hano turi mu kibuga ntawundi umugisha wo kwira turese Kristo. Imana
mwumve Imana mu izina rya Yesu. Mwumve Imana mu izina rya Yesu. Mwumve Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana, twinjira mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo Dawidi ava i Sikulagi mu muhanda yari yarahawe n'umwami w'icyo gihugu. Umwami w'icyo gihugu yaramubwiye, aravuga ati noneho wowe amugabira mu misozi abantu basize umwami uriya Goliyati shebuja. Dawidi yari yarashize acika umugaragu w'Imana wo guhigaga ari we Sawuli, aracika arahunga aja ku Filisitiya. Ngo ashike ku Bafilisitiya, Abafilisitiya barasara baratomboka babwira umwami wabo, barambwira ati ntabwo tuzobana n'undi Dawudi wawundi witwa twiciye Goliyati, none ntabwo tubana nawe umusohore kubera yozodutata akanukora ibitangaza. Umwami w'Umufilisitiya aramwimura amuhereza i Sikulagi, aravuga ati uyu muhanda wose n'uwawe umuturemo n'ibyawe. Dawidi rero ava muri wa muhanda n'ingabo ze zose. Nicyo cyatangaje. Tuyasiga abarinzi, asohokana ingabo zose 600 zose arasohokana aragiye. Abamaleki nabo bamenya ko Dawidi baratukuza sana. Iyo mugenda gusenga Abamaleki barakutana, barakupiga cyane mu munsi. Ngo bamenya ko Dawidi yavuye mu muhanda w'iwabo. Abamaleki baradoginga, baraza nijoro basika mu muhanda basanga nta ngabo n'imwe ya Dawidi iri mu muhanda. Ijambo rya mbere bagize gute? Bafashe amateko bari mu muhanda bose. Mwene mwabaye muri uriya mushinga wabaga muri Kongo, yenda n'abandi babaye. Ubundi umuntu iyo azamuye amaboko gutya, undi muntu akamubwira nabi, waba mbabwiye nabi wazamuye amaboko baza akamubwira nabi nawe, ntabwo byemewe mu mategeko y'uriya mushinga. Umuntu iyo azamuye amaboko aba yabuze mu ndemeye mu ndege. Babashira kimya ulinzi. Birambwiye ngo bafata abagore bose barimo abagore babiri ba Dawidi. Abigayili wari mu kanama n'abandi bafata abantu ashaka bafata abantu n'abahungu ngo n'abakobwa ngo barangije wa muhanda wagira gute baragushika baragukongeza intego. Ikiri ku mutima nicyo ushatse kuvuga. Umuhanda wose barawufuhika, banyaga abantu baratwara, bavandimwe babifuriye ku Imana. Muri kino gihugu twaje nimutabera amaso hari n'abana bacu, timubere maso abana bacu, timubere maso abagore bacu, timubere maso abapapa. Muzi ko Abamaleki bari mu kunyaga bashiki bacu hano. Muzi ko Abamaleki bari mu kunyaga abana barumuna bacu bakabatwara. Mubahura n'umwana wacu akikora iby'abantu bina ahangaha akavukire bina, ugasanga yatorera abantu, ugasanga kuri nta kindi. Ni Abamaleki banyaze aba bana.
niba tubereye maso imigambi yacu abamarayika bazatumana abantu bazatugana abagore nta makwe muri mukumva i Rwanda y'abadamu baba barakora muri iyo utabereye maso urugo rwawe umugore wawe uzufuka kubwira Imana ngo Mana twageze ino izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zipote azasohoka yo gushakwa i Kanombe azaza gushaka Kanombe cyangwa Kimironko cyangwa n'Igishumari n'Ingozi aje kubaka abamarayika bazamusohora mu nzu wawe kandi ikintu gikomeye munsi ni umuntu kunyaga umugabo cyangwa kunyaga umugore kamutwara. Amen. Dawidi agira ikosa rikomeye akura ingabo zose mu Rwanda rusikundari arazitwara. Hari umuntu umwe wo muri Gerizo yaranatabase Imana yakitwara yigeze kuza kutubwiriza iriya gutwara aratubwira umusega uyu mudamu ukatubwira ngo tubwire umusega ntabwo banagushyira uyu musega arakosora arawutubwira aratubwira ngo umusega wakabwa kujya ngwiyo gicanira ngwiyo hano ndi mutwe abantu bari bacanira ikakera bashyiramo amaseri byose bakora noneho umusiga muzubye rusesa ukumva agashuhe yumva agashuhe karacashuhe cyane igahagarara mu mwanya igasubira igasasa kumva kakigiyeyo ikigirayo ngo biza bisa kutangira wa musiga kujyana mu gicaniro bagatineza. Amen. Iyo tutakibereye maso ubugingo bwacu, iyo tutakibereye maso icyo twandikirwe n'Imana Yesu baraboginga bakinjira hagati kubera ko Imana ntiyobana n'imisega ntiyobana n'umwijima. Iyo wuguruye umwijima muri wowe Imana ihaguruka hakaganza umwijima kandi umwijima ukawukoresha. Amen. Kubera icyo kintu Dawidi ananirwa gusiga ingabo mu muhana abamarayika baraza banyaga umuhana wose arawutwara ngo iminsi itatirane mubwire natwe iminsi itatirane Dawidi ngo aragaruka ngo ageze mu muhana asanga umuhana warahiye wose n'amatora. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuitwa kwa Samueli wana wa Elkana kulitokana na mambo yake, maana alipata Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Kuitwa kwa Samueli
ingawa Yesu anafa, Yesu anagenda yohe, anagwa nake bigeze kubwira ishire yaha gutuka babati bamutuye karatu yabo mwe karatu ndeka kambere singe shire dawo ndote ndeka ana kutabi sekere aliba kuitoka Samueli mwana wa Elkana ulitokana Imana Dawidi alilirana n'abasirikare bavuze ku Mana we n'ibyabaye kandi baratukuza kuko abantu bahindukirana Dawidi baramubwira ngo ibi ngibi ni wowe wabikoze uratuzanira abana bacu urazana abana bacu Dawidi mwabone ku bintu birenze iyo ugeze ku ntambwe Paulo akabwira Timoteyo akamubwira ngo ndagufungura ndagufungura n'amarira yawe y'ubwira iyo umuntu ageze ku ntambwe yo kugira ni ukuvuga ngo abafite agahinda kenshi ikintu cyabo kandi ufata imyanzuro yo kugira gute yo gushaka uburyo ugarura cya kintu kuko cyakubabaje buriya Yesu yabona itorero ririmo rigenda uko nawe uza wibona Yesu yatanze amaraso kubera ikariso kandi asiga inzira ijambo ry'Imana. Iyo rero Yesu abona abantu barataye ijambo ry'Imana Yesu arareba Dawudi wabona ibintu bikomeye abwira Abiyatari aho yawurinda muzanire efodi zanira efodi namba ariko Dawudi we Dawidi bishop barimo tubwira hari ibintu 13 Imana yabwiye Dawudi mukunda kurusha ubwiza byose aho twashishikira kabisa muzamuzane ku nama y'Imana muzamuzane kwirinda abasabyi ndabasabye kwakishiriza muzamutanga kansubire nagaze muzayimbaza kiyozo muzamuzane yaramubwiye Dawidi ahamagara Natani yasimbiye no ahamagara Natani yarabati muri Natani ni wowe abamenye w'Imana si wowe uzurana raporo zafasha Imana nagutumye nk'umugabo ugende ubwira Imana mudatekereje kuri bakizo nagutumye ugende k'abagabo ugende ushika imbere y'Imana ufungura ijambo ubwira Imana ngo Dawudi jewe natekereje kuri bakizo
ariko arazamuka imbere y'Imana abwira Imana ati Dawudi yambwiye Dawidi yambwiye ngo yatekereje kubaka inzu muri Isirayeli ngo Imana irahira wagendanye natwe muri Ezari bikomeye wasiramye intambwe zacu uzikomereza ku rutare Imana iraheba Imana iraheba igira natangwa yo Dawudi ibyo bitekerezo bikwiye nashatse ko akantu bakamenya bishobora yaravuze ngo Isiraheli nizirasa ibihugu birindwi ikikije karasa Imana niyo yabivuze Imana yaravuze ngo kubera ikintu wategereje gukora ubwoko bwawe ngo uzabutuza muri kino gihugu jewe Imana ubwoko bwawe nzabutuza ahantu kandi n'abaheza ngo nta bantu ntabwo koroshye kandi kuba ukwezi bakwiza hano Imana habe n'ubwo n'iki gihugu cyoba gukora ibyo byose hari Imana niyo yabwira tibikunda yambara ifode Dawidi warafika mu bihe byari bikomeye wasiramye uzikomereza ku rutare Dawudi Imana barakukumva sana haleluya Dawidi arasimana bose b'Imana aba bantu baryoheye aba bantu batunyaza abana bakatunyaza abagore bakatunyaza abakobwa bacu wakurikira w'Imana ngo wabuze igihe cyose tutarambara ukuri kw'Imana no guhamagara Imana ngo ushaka muri igihe cyose tutarambara ukuri kw'Imana no guhamagara Imana ntabwo ari twe guhamagara Imana ni ukuri kw'Imana mutwe kuzana Imana mwera Dawidi yari yambaye ko aravuga ngo ndambaraga umwenda w'akazi uwo tuganiramo n'Imana yambara ifu abazimana bose tabara kurikira abagare urabagariza Imana iramubwira ngo kubera ko utatse kubera ko warize haguruka n'ingabo zawe ukurikire abamarayika z'abapolisi amen babandi igihe cyose tuzagarira intege zacu igihe cyose tuzakenera guhaguruka gufoma izindi mbaraga z'Imana Imana yiteguye gukorana natwe Imana yiteguye gukorana n'abagabo yiteguye gukorana n'abagore yiteguye gukorana n'abakobwa yiteguye gukorana n'abahungu bazashaka kwambara imbaraga z'Imana Imana yiteguye gukorana nawe haguruka nabo bakurikire Dawudi abwira ingabo zawe zose ati twebwe Imana yambwiye ko haleluya amen bavandimwe Yesu nitutabera amaso agakiza twahawe n'Umwami Yesu abamaleki bazakendaga bazadutwika bazadusanga haleluya buriya iyo umuntu yabaye ubwiza bw'Imana Bibiliya isivuga ngo Eliya w'Igishuri ngo abonye ibikorerwa muri Isirayeli yaraje yereka Ahabu arabwira ngo kubera ko ibintu usigaye bikorera hano mu gihugu cya Isirayeli igihugu cyose barakivumye umugore wawe Ahabu iyo barakica uhereye none ndategetse imvura ntizosubira kurwara imyaka 3 n'amezi 6 ngo kugeza igihe kanyije zasubira kwifuza iyo turi mu butware bw'Imana tuba turi abatware mu gutegeka ikintu cyose
Amen. Iyo turi mu mbaraga z'Imana bavandimwe tuba twabatwara no gutegeka ikintu cyose. Eliya asubira mu bitaro imyaka 3 n'amezi atanu. Imana iravuga kubera ko uvuze iryo jambo basi sindosubiza inyuma. Ntabwo Eliya yasinze, ntabwo yigize Imana gusa arahaguse ngo arebe amabi ahabwa yateje igihugu. Ahita avuga ngo imvura narihagaze mu ijuru, warabaza ngo se n'indi uvuze ni Eliya w'ishuga kwe aya ibyo avuze nta wundi byarangiye. Twirengagiza amapfa azaba ariko ijambo Eliya yasohoye byarangiye. Amen. Hallelujah. Bavandimwe, Imana iramubwira ngo ubwo ukoze icyo kintu wowe gasigurika manuka uje kugeza ikirere nzahagutungira. Ngo Imana ibwira ibyiyoni ngo bikaza bigirira Eliya kuri ako kagezi, bikazana inyama bigaheza imbaraga y'Imana. Bavandimwe rero icyo nashatse kubabwira ni ukuvuga ngo tubere maso. Haleluya. Tubere maso, tubere maso icyo twahawe n'Umwami Yesu. Naboti yabaye maso, ndasoje kera mbashirimo amaso ngiye gutaha. Naboti yabereye maso y'umuzabibu yasigiwe na base timubizi abwira amaso aha ngo araza aramubwira ngo Naboti we kandi wanasifuwe sana uruzabibu rwa Naboti rwari hafi y'igikingi cy'ahabu. Ubundi umukristo ntabwo ari kureba umupagani. Turabana ndakubwiye hafi cyane hafi hebwikuza uruzabibu rwa Naboti rwari impande neza impande yaha kandi ahabwa akazuka akareba uruzabibu rwa Naboti akagira tama. Imana ibahushe. Asante. Cyane kuzobwira Imana. Amen. Ibibyino ntazo. Ibibyino n'igihe gito. Ahabwa warazuka aje kubwira Naboti, aramubwira ngo tuze kuba. Kandi ndagubwaje no kuba yaravuze ngo kandi utarabishaka no amafaranga. Amafaranga aratumaze atujye tugurisha iby'agaciro wahawe na Yesu Kristo. Amafaranga ntabwo ataramubwira ngo biragatsindwa
ntabwo yagutera ugatakaza gakondo y'Imana ahahiga aha wikoguza ugatakaza Imana aha wikubiza inyuma y'isubiza ugatakaza Imana gusa Satani yagutegereza igari urimo kuzamura katika safari nawe Yesu nanyuzwe nawe mukuri babizi harenda Yesu yageze mu ijuru abwira se arangati mvuyiriye atari muri gitangaza ni igitangaza none gasidere bene data hariya simbabwiye mubazane none ariko ubu bari imbere hari amareki ivu abandi bose jewe barimo bazaga kuvuga Yesu bwana w'ubuzima bamukwega kuki mukamamuzana inyama ingana kuki Yesu akabunda bashobora nta wundi mugisha unyine gakondo yawe ndayibwira mu izina rya Yesu basokuruza bambwiye kudatanga abashumba turimo gutakaza gakondo ari nyuma y'igihe ni iki wikazi
nigeze kuva Kanyonza muri Kanyonza sinzi ntabwirwa wese ngo bikanze kine bari yagahene twikaze uri kuba ushobora hano ngo atahe umuntu w'umunanga n'ugashobora ngo aryama acura weguji umeze atandukanye twabwira ubuji ngo agere mu rugo aha tiyaryama kusa yamashura areba y'amaguru yarangiza umugore w'injireze birarangiza ese shageze gutegwashura unabo tiyarangiza Naboti ageraho azira ubuzima batora abagabo ngo bikurize abagabo bikurize abagabo bikurize barazana babyara abandi bagabo barazana bahurwa n'ibyo bamwe kubyara abagose ngo bibone bane basabuze barazana abo bagabo barahuka Burundi barahuka Tanzania barahuka abo bagabo barahari ngo baremeye ikinyoma nabo ngo baramukunda zambiza koza kisirisiri nisumu sana kuliko kiwi usipoto ubochaka pole pole sitakubaliza teni nabo tiwe ekora kogo bagateni yebuze bagatera kuki kandi nabo ariko tebogana bani nasiri kwera umuyahudi bani nasiri abana bani nawabo nabasi saba manega bene nabo oya ni ibende wabo ibuye kutugusa baratera umutwe urahungana baratera nabo taravuga ngo uruzabibu baje baramye gusigara kukiruhuka baratera nabo abakaririmba baramuvungura ngo umugore yabaguye irarira tubere maso icyo twasigiwe tubere maso bakubwira tubere maso abavandimwe basore bacu barumuna bacu tubere maso bakubwira yahize tubere maso twasigiwe n'Imana urusobe rwacu ruri iruhande rwa iyo wagize byinshi gusenya iyo wagize amahoro menshi gusenya ubonye wowe satani ibishaka
ishaka mushuri ya kanisa wa Mungu. Tuzaburi Imana wowe. Icyo tutashaka. Nuko bigasa cyangwa bigasa. Ariko ntugasiye. Uzugera ku isi. Ariko ntugera mu uramenye. Vamos dizer lá não. Vou bicho. Eu vou dar o cabelo. Aqui só. Mutima wangu ibintu byawe. Mutima wangu nakubaria. Ubukorese korosisi Yesu mubani. Tu pesa desalevando. Usigarana abana nyina akajya gushakwa nyabugogo Jome la versane tali banda sera pre. ugasigarana abana nyina atarapfa abamaleki bose bagatwara Aburahamu uwo wenda bazatwara ntugire bahati nawe bagakora imana Yesu mukozi wanjye ugamutereza neza wewe wabonye ko kwizerwa washiza akwiriye akatunuhi uko bishoboye kose Chebalize mano wakuchuwayo uzaja mwishamba uzarisha kinga ubane n'inyamaswa urugamba rugeze mu mahina warubaniwe mu misi inyuma
habwa icyubahiro Mana. amaso abamanye turaza warazamuye Umutu yari mu mugambi
abamaleki Soki. batumiza abantu Leta pesa. Domina feseliba. dushakuriye abamaleki batunyaze ibyishimo Domina. Domina. dushakuriye